kanya. Twatangiye tuvuga rero ko buri gace mu duce twinshi mu Rwanda twavuze Nyamasheke, tuvuga Rusizi, tuvuga Karongi, tuvuga Ngororero, Nyange, tuvuga Kansi muri Gisagara, ari n'ahandi henshi na za Gatsibo. Hari byinshi by'ubudasa mu myubakirwe y'umuryango, ibyo umuhungu asaba umukobwa n'ibyo umukobwa asaba umuhungu. Byose rero dusanga iyo bijemo imibare myinshi ari byo bigasimbura icyakabaye urukundo no gushaka kubaka umuryango wungura igihugu, ari byo biza bikazavamo ibibazo. Ubwo iyo mvuze ishingiro rya byose ni inkwano isabwa umuhungu guha umuryango w'umukobwa, inkwano usanga rimwe na rimwe benshi baba bavuga ko itajyanye, yabaye nk'ikiguzi cyangwa igiciro bacira umukobwa. Hakaba rero noneho n'indi henshi muri aho navuze ho n'umukobwa agira ibyo asabwa agomba guha umuryango w'umuhungu. Utwo duce twose niko buri na Bugesera, utwo duce twose niko umukobwa afite ibintu byinshi yandikiwe agomba kugenda atwaye. Yaba harimo matora, harimo igare, harimo intebe zo mu nzu, harimo amafaranga, harimo izo za rusake, harimo inkoko yo kugaburira umukwe yasuye umuryango. Ni byinshi. Ibyo byose biraza bikagusha mu mategeko dufite agenga umuryango, aho basezerana ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Byose rero iyo bitangiye gutyo bageraho bagasezerana ivangamutungo, niho ya mibare rero nyuma itangira kwigaragaza. Ubonye igisubizo kijyanye n'uko yifuzaga akarangiza umugambi yazanye wa rwihishwa, n'ubonye igisubizo kidasa n'ibyo yashakaga nawe akavuga ati reka nsubire iyo nangaga, amazi si yayandi. Ngizo za gatanya nyinshi zishingiye kuri ibyo byo kuba uwaje afite umugambi wo kubona imitungo iyo yayibuze asaba gatanya, n'uwaje afite imigambi yo kuvuga ati avuga ati reka tugende nisanga imitungo ihari n'ubundi nzahita nsaba gatanya tuyigabane. Nuko ibyo byose turimo turareba. Iyo tugeze mu rukiko, tugeze mu nkiko, tukabona za gatanya ni nyinshi. Abacamanza bakora ibyo amategeko ateganya, ariko u Rwanda nk'igihugu dukeneye abantu bigisha imbonezamubano benshi bahagije bakagombye gukemura ibyo bibazo bikiri hasi. Umucamanza icyo ushyira ni ugushyira itegeko mu bikorwa, ariko byapfiriye hehe? Abo bantu basabye gatanya bamaze imyaka 3. Ntabwo ari umucamanza uzajya gukora ubushakashatsi uko bashakanye. Ni ibyacu, ni iby'imiryango itari ya leta, ni iby'itangazamakuru, ni iby'inzego z'ibanze. Ibyo bintu bibatureba, bamwe abashakana babeshyana tuba tureba. Gitifu usezeranya, gitifu umurenge ni mutoya, bibaye ngombwa hakongerwa n'iminsi yo kurangwa, yo kugira ngo abazasezerana babe bazwi, hanyuma hagakorwa nkete bakamenya ngo bimeze biti, imiryango yabo harimo umubare ki. Imiryango rero irasenyuka kubera ibyo bintu. Abantu barubakira ku mibare, natwe turebera tukajya kubutaha, ariko tubizi neza ko bose bibereye mu mibare. Umusore murabyumva, urukundo uwo rushatse ruramujyana, wa mugani wa Mavenge. Ariko urabona umusore w'imyaka 27 ngo ashakanye n'umugore w'imyaka 65, wareba ugasanga harimo ikindi nyuma y'amezi angahe babura urubyaro, intambara ikarota, ugasanga buri wese afite ibyo apanga. Ikindi ngarukaho ni uruhare rw'umuryango. Hakaba n'imiryango ihatira abana babo, ishaka kugira uruhare mu buryo abana babo bagomba kubana, ihatira abana babo ngo uzashakuriya. Hambere aha hari umuntu warimo anganirira ambwira ati hari umwana warezwe n'undi muryango, noneho uwo mwana arakura, bamureze kuva ku myaka 13, ariko ageze 25 atangiye gushaka, baramubwira ati humura tuzakwereka uzashaka. Urumva yubaha ababyeyi koko. Kumbe uwo bashakaga kumushakira ni murumuna w'umugore wo muri urwo rugo rwamureze. Bwarakeye ubukwe buraba, ariko ntibamaze nta myaka 3 bamaranye. Ubu barabana ariko mu bibazo, hahandi umwe yohereza undi message ngo kudataha ngo nkwemeze. Umugore yabwiye umugabo ati taha vuba nkwemeze,
murumva icyo biba bishaka icyo biba bishaka kuvuga, intonganya za buri kanya. Noneho hakaba havugwa muri uwo muryango hanavugwamo ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umuhungu avuga ati ngewe uko nabayeho sinigeze nca iruhande umugore wanjye, ariko se bagakeka ni byinshi kandi ariko mu gihe bajya gushaka bari bipimishije. Umuhungu afite impungenge naho byaba bituruka ahandi, ariko umuhungu arongera akagaruka kuri ba babyeyi bamubereye gito nubwo bamureze imyaka yose, barangiza bakamuha gushakana n'uwo yarasanzwe amubona ariko batarigeze bakundana. Ubu none ibibazo byose barabitwerera icyo kibazo. Iyo ngira ngo iyo ababyeyi iyo abo bareze uwo muhungu batabyivangamo agashaka uko yashakaga no kwirengera ibyari kuba byose, ariko ubu none haravuga ati ba bantu koko barandoshye. ngayo nguko twese muri iki gihe cy'impeshyi, twese bakunzi ba African Radio, twese ntawe udataha ubukwe bwose buba tureba tukarebera tukicecekera. Ejo batangira ibibazo byatangira bagatangira kutugisha inama, nyamara twarabirebaga tubireba ko ibintu byose bishingiye ku mubare aho kugira ngo abantu bigane baganire kuri byose. Ikihutirwa no gushaka amafaranga azakora ubukwe, kwitwerereza n'umuntu uje ntumenya niba ari inshuti, uwo ufatwa nk'inshuti n'uwatwereye menshi, nyamara n'ubuzi ngo ni inshuti ku ruhe rwego rw'umuryango. Hari ibyateye n'imyiherero y'abenda kurushinga, niba ari byo bita bridal shower. Ibyo byose biriya byose ni inzaduka zose, ntago bishingiye, ntago ni umuco mushyashya, ariko kuba biza byakagombye kuza byunganira umuco muzima. Ariko bose abakora ibyo ngibyo nibo bagenda nyuma y'iminsi ngahe yatangiye gutyo, ejo bundi yamara gusama akongera agakoresha indi niba ari baby shower, nabyo ugasanga bikaguma gutyo nyuma y'imyaka ingahe. Rero umunsi iyo umugore nk'uwo wamenyereye ibyo ngibyo biba mu mujyi wa Kigali, iyo umwimuriye mu murenge wa Gihango muri Rutsiro n'urugero mfashe, cyangwa ukamujyana Nkotsi muri Musanze, aho bitaba ntaba akibyishimiye. Ni hahandi rero ahita avuga ati aha simpashoboye, ukagira ngo yasezeranye n'umugabo ahantu kandi barasezeranye ubuzima bwose, aho amujyanye ntashobore, n'izindi nkurikizi iyo atabona bya bindi yari yaramenyereye. Ibyo byose ni bimwe mu bisenya umuryango. Nk'uko twari twabivuze, amakimbirane yose ari mu muryango ashingiye kuri ibyo. Ikindi ni uko nubwo tuvuga za gatanya, naba na gatanya marumbire yaba ya ntenyo bakunzi ba African Radio. Gatanya abazi amategeko nabajijutse, bazi batinyuka urukiko, bafite n'igarama. Ubwo mu gihe tuvuga ko irusorora ari gatanya, rw'inkwavu babicana, Bugesera, akarere ka Rwamagano ngira ngo nta kwezi kubusa, Ruhango, ibyo byose biriya byose abari ibimenyetso bya wa mujinya wabuze aho urangirira, kubera ko bariya bo mu cyaro nta mafaranga bafite yo kugira ngo ajye mu nkiko, ntazi n'aho zikorera, nta makuru afite. Ubundi bariya aho kugira ngo bicane, wagira imana nibura bakajya muri urwo rukiko rukabagira inama, byananira bagatana ari bazima, umwe akagenda akajya mu wundi buzima, bw'undi akajya mu bundi. Hari abo rero birangira batemanye mu buzima bubi. Iyo batemanye, bakunzi ba African Radio, igikurikiraho n'iki? Umugabo uwatemye ajya amageragere, uwatemwe akajya rusororo, akajya gushyingurwa. Abana ubwo basigaye hehe? Nabo ni umuryango nyarwanda. Aho ngaho nicyo mbashaka ngo buri wese ukurikiranye iki kiganiro amenye ngo birakenewe ko twubaka umuryango muzima hakiri kare, kugira ngo twirinde ayo makimbirane, twirinde abo bana basigara batagira
kivurira, twirinde uko gutemana, twirinde izo nzangano, twirinde izo zagatanya. Birasaba ko twongera tugasubira hasi, umuryango ukajya kuremwa tuwuri hafi. Ntituzambara amakoti umunsi w'ubukwe, tureba ibintu n'ubundi ari ubukwe bwubakiye ku kinyoma. Uwo mwanya uzaba utakaje, iyo ntwererano uzaba uyitakaje. Niba ubona ko ubukwe bwarenzwe, uwo muryango ugiye kubakirwa ku mibare kurusha ku rukundo, cyangwa ku rukundo rwa babiri, cyangwa se no ku rukundo rw'igihugu, rwo kumva ko agiye ari umuryango uje kubaka igihugu, uje kukibyarira abana bazima. Apana umuryango wo gutemana, apana umuryango wa gatanya za hato na hato. Hari ikintu gishya kigomba kwinjizwa mu muco, gusezerana ivangamutungo muhahano. Akagira ati nashaka nkaza imbokoboko, konteri igatangira kubara nyuma y'amasegonda mpageze. Ni ukuvuga ngo buri umwe akaza ukwe, uko ibyo umusore yari atunze mbere yo gushaka bikitwa ibye, n'umukobwa agomba gutunga ibye. Hanyuma bagihura umunsi w'ubukwe, konteri izatangire kubara nkihagera, ariko bitavuze ngo nagombye kuzana. Ati naho ubundi iby'inka na za moto ntibyazavamo. Uyu ni umukobwa, aracyari muto ariko afite igitekerezo gifatika. Undi mwana w'umukobwa ati umugabo yabanje ati rijya kuvaho ko umugabo ati itegeko naryo ryabigizemo uruhare. Ati rijya kuvanaho ko umugabo ari umutware w'urugo, kandi ko umugabo n'umugore bafite uburenganzira bungana mu miyoborere y'urugo, ndetse ko no ku mutungo mbona ryarirengagije ko abantu bashobora kubana kubera urukundo, umwe muri bo nta n'icyo atunze. Umukobwa agasubiza ati none se mukundana byababuza kugira uburenganzira bungana mu miyoborere y'urugo, ko hari naho biza batagombye itegeko. Uko mwuzuzanya ni nako mugenda mugira uburenganzira bungana, kandi nta ubahagarara hejuru ngo abategeke uko mubana. Aba rero ni abakunzi ba African Radio, ikiganiro cy'umuryango. Baragaruka kuri twa dushya turi kugaragara mu duce dutandukanye. Twavuze Bugesera, tuvuga Nyamasheke, tuvuga Gitesi muri Karongi, tuvuga Nyange muri Ngororero, tuvuga Rusizi n'ahandi, tuvuga Kansi muri Gisagara. Aho hose hagiye haba udushya, ibisabwa umukobwa, ibisabwa umuhungu muri urwo rugendo rwo kugira ngo hubake umuryango. Impamvu twabihereyeho ni uko rero imiryango dufite ubu ngubu yose, ibibazo birimo n'ibyiza, yego nyine n'ibyiza birimo, byose bihera kuri kwa kuntu wubatswe. Abantu bagiye kubana bahereye kuki? Barakundanaga, imiryango yari iziranye, harimo imibare. Umwe yatagetingaga ko undi atunze hegitari 5 z'urutoki. Ese gutyo ese uriya muhungu yakundanye n'uriya mukobwa akurikiye ko afite PhD yavanye Harvard, ibintu nk'ibyo. Iyo mibare rero, ubwo bwose dutaha no kwa gatandatu tuzabutaha, ubwo bwose dutaha twagombye kubanza tukibaza ngo aha harimo iki? Kuko n'ubundi gutaha ubukwe, nizera ko nta munyarwanda muzima wakwishimira akoze raporo agasanga mu bukwe 50 yatashye, ingo 40 muri 50 yatahiye ubukwe zitakibana, ntago yakwishima. Cyangwa yakora raporo agasanga mu ngo 50 yatahiye ubukwe 20 zose zamaze kwicana, mbese umwe yishu ntawabyishimira. Niyo mpamvu twagombye kugira uruhare buri wese ku rwego rwe, waba inshuti y'umuryango, waba umuyobozi w'inzego z'ibanze, waba umuyobozi, waba umuvandimwe. Tubanze turebe ngo aba bantu bashingiye kuki. Niba harimo imibare, ese iyo mibare nta kuntu yagabanuka. Nibyo iyo mibare, iyo hagumyemo iyo mibare, nicyo gituma buri wese agenda akurura yishyira, hanyuma basanga bidahura n'ibyo bari bagambiriye, ugasanga hajemo ya makimbirane. Ese koko nimugoroba kuri radio y'igihugu, Minisitiri w'umuco yari mu kiganiro navuga kuri ibi, avuga ko inkwano si itegeko,
ariko nanone ngira ngo mu kwanzura byabaye ko leta idashobora gushyira itegeko ku nkwano kubera ko inkwano ari umuco, ariko nanone kikakomeza kuba ikibazo niba mu nkwano abantu bari bamubigiriza nkana ku bandi, ni ikibazo. Umuhungu aragira impamvu hazamo n'ibibazo. Umuhungu arasabwa iyo nkwano ya miliyoni 3, wenda niba ari umuntu uciriritse ufite impamyabushobozi ufite diplome ya humanité bakamuca miliyoni 1 n'igice akaguza, niba agujije ubwo ryavanga mutungo n'umukobwa azishyura. Hanyuma uwo muhungu arasabwa inzu, arasabwa kuba yiteguye byose n'ubukwe buri ku gahanga ke, niwe organize ubukwe, niwe ujya gufata amasare, niwe ukora contact na padiri, niwe ukodesha za modoka, byose n'umuhungu organize ubukwe mu muco nyarwanda. Agasabwa na za nkwano zingana kuriya. Ariyo mpamvu turiya duce twavuze twitaruye umujyi wa Kigali ko natwo dushaka usanga bigiriza nkana ku mukobwa, bakavuga ngo nawe byanze bikunze nazana iki. Bumva iyo bigezaho babwira umukobwa ngo uzane moto, hari naho babwira umukobwa ngo uzane matora 3, iyo umugabo ya nyoko bukwe n'iya sobukwe. Hari ahandi basaba na za nkoko navuze, inkoko y'iki gihe murazi uko ihagaze, nabere y'amafaranga muri Nyange basaba umukobwa agomba gutanga kugira ngo yizere ko umuhungu koko yemera gusinya ishyingiranwa. Ibyo byose utwo n'uduce twashatse kwishakamo ibisubizo, nubwo atari ibisubizo byiza, ariko ni ikigaragaza ko umuco ubizamura kubera ko abahungu byagaragara ko bavunika. Niba umuhungu yasabwa inkwano, agasaba kubaka inzu, akaba ari nawe upanga iby'ubukwe byose, amafaranga agenda ku bukwe byose amuri ku mutwe, niyo mpamvu bavuga ati nawe mukobwa gira utya, byanze bikunze nawe hari ikigomba kukuvaho. Ibyo byose rero nibyo Minisiteri y'Umuco ivuga ko bigoye gushyiraho itegeko rigena ibyo bintu bijyanye n'inkwano, n'ibyo byose bisabwa agiye gushyingiranwa. Minisitiri wacu Zigenewe yavugaga ko byaba bihabanye n'umuco, ariko nanone niba itegeko rivuga ko inkwano atari ikiguzi, ibyo byose bikorwa kugegeza umuhungu bakabigira nk'ikiguzi, bwo numva binyuranyije n'itegeko. Ni ukuvuga ngo ubu kugira ngo ibibazo by'amakimbirane mu miryango ashingiye kuri iyo mishakanire ishingiye ku mibare navuze, kugira ngo bicike, umuco uhanganye n'itegeko. Leta niba ivuga iti ntabwo twabijyamo kuko ni ibishyirwaho n'umuco kandi bikagera ahantu bigira ingaruka, byanze uko byamera kose hagombye kuboneka umuti. Icyo dukeneye ni imiryango mizima itekanye. Ako kajambo nkunda kuvuga kuko kakoreshejwe ubwo berekanaga gahunda y'imyaka 7 kugera 2024, umuryango utekanye. Rero niba buri munsi tubona gatanya, niba buri munsi twumva abatemanye, niba buri munsi twumva bakebanye ibitsina, nge numva umuti uko wamera kose, uko wabushariye, niba hagati y'itegeko n'umuco kimwe kigomba guharira ikindi cyangwa bikivanga, kuko byose bibereyeho kubaka umuryango nyarwanda. Niba rero bucya tugera mu rukiko tugasanga gatanya arizo nyinshi kubera ya mibare tutarebye, kubera ko wa muhungu wakoye miliyoni 5 yagejeje umugore mu rugo akamugira igikoresho, akamugira umucakara, kubera wa mukobwa wabaye nk'uwikoye kubera yazanye moto mu muryango, nawe yagera mu rugo agashaka kwigira akagarara, byose batabyumvikana kimwe, hakaba gatanya cyangwa bakarwana kugera kwicana. Niba baraje mu kuvanga umutungo, umwe yarazanye byinshi undi akazana bikeya cyangwa akazana hafi ya ntabyo, byarangira hakaza amakimbirane. Kugira ngo dukumire ayo makimbirane, ubushakashatsi burakorwa, RDP irandika, Migeprof igatangaza, RGB, Transparency, ibyo byose turimo turahangana n'indwara yamaze kugaragara, aho kugira duhangane n'icyitera. Icyitera rero bigomba guturuka mu mizi. Abantu irambagiza rirakorwa rite, ubukwe burategurwa bute, gushyingiranwa birakorwa bite, abashyingiranwa bafite makuru ki ku muryango, abashyingiranwa baravanga bafite amakuru ki ku micungire y'umutungo. Ese koko twemera ko abantu bavanga ibintu bitangana? Birashoboka ko abantu bavanga ibintu bitangana, hariho bava amakimbirane. Niba ariko bimeze, se kuki hatabaho n'itegeko rivuga riti
buri wese intangiriro y'umuryango nuko buri wese aba afite ibihumbi 200 bose bagatangira kuri 400 ariko kugira ngo umwe azavuga ngo aje azanye 5 undi afite 5,000,000 bitume uwa 5,000,000 afata uwa 5 nk'umugaragu ibyo ntibyagombye turarebera ndabivuga sindagura ndagena ariko ibintu turabibona tukicecekera n'abavandimwe bacu ariko buri munsi gatanya za buri munsi gutemana bya buri kanya byose nta kindi cyabirangiza no kumenya ngo imiryango irashingwa ite se kuko byavuye ku bushake bwa beneyo abo bantu babiri byavuye ku bushake bwa bese bafite amakuru mazima hanyuma nibiba ngombwa hagati y'umuco n'itegeko kimwe kizorohera ikindi cyangwa bihure byivange kuko ikigamijwe no kugira umuryango muzima utekanye ubyarira igihugu urerera igihugu ukagira abana babereye u Rwanda muri make nibyo kubijyanye n'umuryango ngira ngo ubutaha kwa kane w'igitaha tuzongera tuganire ku muryango kuri ya ngingo nari navuze mbere tuzongera dusubire inyuma twongere turebe ariko banyarwanda bakunzi ba African Radio ibi byose ni ibintu tubamo buri munsi mugabo wambara karavati mugore ukenyera kwa gatandatu iminsi yose abana mukabasiga bonyine umwanya wose mukaba babageni mwongere murebe ngo abo bageni iyo utashye ubukwe bwamara umwaka umwe umuryango ukazimira wowe ni wumva ko wa mwanya wawutaye aho kugira ngo uwo mwanya utakaze mu kujya inama utakaze mu kugira abageni inama abafite ubushobozi nabo bagira icyo yemwe n'abadepite tuzatora ejo bundi kingiye kibazaje bakagombye kuzagiheraho bakabanza bakareba ngo ingo zirasenyuka kubera iki ubushakashatsi burahari busomwe barebe impamvu twongere dusubire ngo imiryango irubakwa ishingiye kuki havemo imibare haza urukundo ndaruvuga kabiri hari urukundo rwa babiri umugore n'umugabo bashakanye ariko harimo n'urukundo rw'igihugu kuko nanone cyaratubyaye kiraturera tugomba natwe kukibyarira tukakibyarira abana bazima abana baboneye igihugu tuzagisigira igihe kiri imbere nuvuga ngo niba izo ntego ebyiri atari zo zitumye umuryango ubaho hakaba hajemo ibindi hajemo imibare ngiye gutunga ibya mirenge ngiye kugira gutya kubera ko nshakanye na runaka cyangwa se mfite umubare ejo cyangwa ejo bundi buracya mite nigendera ndasaba gatanya batugabanye cyangwa se bitaba ibyo nanone ugasanga n'urugo rubanye umwe atabirimo umugabo agashaka inshoreke ataramara n'umwaka umugore akagumana n'abahoze ari inshuti ze ibyo byose ntibyakagombye kuko hose finali ni ukuba umuryango muzima utekanye ufite abana babereye